byashize none byasa ngende imwe kuko ari n'abandi bagabo kimwe ndabara kumusigira amakashira yagira ariko ntacyo mama ko bagiye kunyambika pampegisi ugize ngo urasiraje nabanye kwambika gicucu kirabana turacika se wakigoryo tujye nurambarira hariya ako se ndurambara pampegisi ni wakuze kumanyo bana cyo tugenda cha papa kitana dukubita ariko rero mama reka nkubwire imana mugena sibyo inzira tugiye kunyura mu nzira n'ibisambo gusa inama nakugira rero iyi myenda yambare yose kuko bahita bayitwaka jewe wenda pe bagiye kunyiba banye bapampegisi ariko we banye bya pampegisi zanje we reka nyambare vani nduraho ngaho reka nyambare sunda hera kubuye ko yambare yose nushaka kumva uyitsike yose mere nk'abahinzi usingofero yaso twashira se nyabana ibyaga kubitwa n'inkuba kira cyakwica ambari yawe naje mwereke urumva ariko mara ariko nyambike pampegisi urushako ni rubi iyo bimenye rwaso simba nararushatse ura rugo ry'urusaza Yesu we urumva kikwifa tugasanga kiratera umwana mwiza w'inkumi cyarangiza cyamara kumugeza mu rugo kigatangira kikajya kirwa kimfuhira wagicucu ugize ngo mani bijari kirisi uragafufuka amaterasi ifashanya baba mama naye nukagicuka nagucaye ubwo ngo uzi ko bakumbeshe banaguse urasinziriye batazamenye byabaye abo hanze urumva abo hanze se hano kari mu gipangu umwana wanjye abo hanze babwirwa n'iki amakimbirane ari ahangaha ko hano dutwika inzu tugahisha umwotsi urumva myiza nanzi ngo tuzabyara abana 5 none darura inzu ishyitse imyaka 11 ntaranagukurikiza ntabwo se ubundi burasora bya cyangwa so ni ngo kajara se yamjaye ataja nawe muto umva ndayambara yose nta n'umwe ngusigira uzana n'urugore uzabura ibyo rwamba wati birizi mwana siko mbona cya papa ubundi kinashaje ubundi buraku kukigikunda abagore be icyaso se kira gicucu urumva iyi myenda yose ndayambara ariko kiragashya ubusa abijura ni baramuka bankoze ndabaha nyina bibashye bankora nkore kuko mbaha nyina urumva ariko se ubundi ibingibi bisigaye naho abajura babinyambura hari agaciro bifite sha mama ndaho yihaye nyina pe none ni imbeho pe bizarya imana agere konje kukwataka ni imbeho yakaza imeze ntabwo biri bukunze akiri iyi ngiyi isigaye uyishyira muri za pampegisi zawe oya none se pampegisi zanye nizo zijyamo ibyo bintu njyewe byambare byose byambare iso yantesheje agaciro iso ntesha icyubahiro mu bandi bagore sinkigira ijambo ugize ngo birirwa bavuga ngo nashatse umusaza wirirwa ufuha kubi ariko buriya babeshyera ubusa undi mugabo ariko ubundi wasigaranye naso ko nta muntu ushaka n'umwana w'umuhungu ngaho da none se mama ugiye gushaka kandi mama urananiranye pe ku izina ry'Imana urananiranye mo turavuga ko papa ari we ndaya nawe ugiye kuraya urumva bizakunda tuzabana njye nawe ntabwo byakunda rwose njye niba ugiye kunshakira undi mugabo ntabwo byakunda agiye karaye muri ruhurura bakakuraza y'ibibando wanjejewe nenda se ukubwiye ko ngiye kuraya gushaka no kuraya ntabwo bitandukanye nana se urabona nzasaza ameze gutya ni abantu birirwa bambwira ngo mfite umwana umwe nk'uwe ngo ingegera mbi gusa fata pampa tugende mama uzi ko shizemo icyo gitambaro kahita bicyuki ngaho da niba shaka bazakujyane pe wenda nakibonera byo kwirera tugende ahubwo cyaso kitaza kikadufatisha kikayinyambura ariko se mama hari ikintu wibagiwe pe amakariso yawe wayishize kandi bazakurogesha numvishe ngo bamukaso bararoga bazakuroga pe ya baba we amakariso yagiye yasize mu cyumba girisa ryamyemo we ase musubirayo koko asike azamanuka hasi nzamuke hejuru nankubitisha inkuba mukubitisha imana twigendere ubu kwanza ngiye kubanza kujya mu masengesho kugira ngo najya kuroga bizamugarukeho ubwo rero bagiye kugushuka uje muri bizira za masengesho abahanuzi leta yabafatiye imyanzuro umuntu bafatira mu cyumba ngari gusenga ni miliyoni izo ko bumva ari mu cyumba se leta izaza mu rugo rw'umuntu ngije mu cyumba kureba aho umuntu aryamye none se gusenga umuntu ari mu cyumba cye birabujijwe nashatse kukubwira abantu baba barenze
basenga ngo mu cyumba ngo muri mu gusenga kandi ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe se gute? Ntabwo byemewe nyine. Bana soma ngo ndamuka ngiye kwa Mukamana nkaba ndi kumwe na Florence nkaba ndi kumwe na Batamuriza nkaba ndi kumwe na Mukarugwiza twese tukagenda tugaterana ahantu wenda tugasengera icyifuzo runaka aho ngaho leta izaza kubyivangamo ngo twahuriye mu rugo rw'umuntu ngo igiye kuyaduca bazabibwirwa n'iki? None se reka nkubaze bazabibwirwa ako ubundi uru Rwanda uraruzo. U Rwanda si biki? Uru Rwanda uraruzo. Ariko mwaritukuje koko umva nta kintu kizambuza gusenga we n'ubu ngubu ngiye gusengera so ku buryo sari wita kwari bibembe. Ahubwo inama nakugira nureba mama ibyo bintu bireke kuko amafaranga bagoce bayaciye ndetse uyabonye wahukanye na papa nahita bayaciye ndetse kugira ngo mwirirwe mushyushya izo ngamba cyangwa ibyo bintu byanditse mu gitabo cy'ukuntu bazajya basanga abantu mu rugo ngo bari gusenga barenze umwe ngo bakabacanga ayo mamiliyoni. Ese ubundi insengero zimaze iki zizemeje ibisabwa byose zimaze iki? None si insengero sengeramo ku cyumweru ubwo ku cyumweru hazajya hajya kugera ntaraveteye koko. Umva ngahi basi yamara nushaka wumva inama ari kukugira ibyo bintu rwose mwihaye ntabwo byemewe pe ahubwo ni mwebwe muri gukora ibintu bitemewe. Nasunze yemera kuwa mbere niba ngiye ku cyumweru nta n'agasengesho n'akanakamwe hejuru y'ibigeragezo usuye nteye koko ariko kuwa mbere nagiye kwa Mukamana gusengera n'ukuntu twajya tugenda bakaduhanurira. Ariko muri aka karere habuzemo urusengero wajya gusengeramo ariko gusi ko meruka amahoro ndi kwa Batamuriza twagiye baraduhanurira baratubwira ngo Imana ivuze gutyo Imana ivuze ko cyasa ari igisaza Imana ivuze gutyo umva rwasobura yagendaga kuri kondisi niyo mpamvu ugiye ubona namaze imyaka ingana gutyo mbana nawe n'ukubera abantu bagendaga bampanurira bambwira ukuntu ngomba kwitwara mu rugo. None namwe muratangiye ngo muzajya musanga ngo abantu ngo barenze ngumwe ngo ubundi ngo mu mace ngayo. Ariko ubundi abo baguhanurira uba warebye mu bwonko warebye mu bwonko ukareba bamenye ibyo ari byo. Ibyo reka tubireka n'ubundi wowe uri umwana nta kintu uzi niba dufata tuzayatanga kandi nanone nitubona ari na ngombwa tuzabireka. Ahasigaye igihe ikintu ndi gushaka no guhunga so ibyo by'ibyumba n'iki nicyo binambwiye kuko n'ubundi icyo cyumba sinakirayemo no kwa so sinaharaye naraye mpangayitse aho kugira ngo ngewe mve kumana cyangwa se wena nkomeze kubura amahoro ngewe nahunga so ahubwo fata utwangushye ubu kigiye guhenuka dore ko gihennye nk'imbwa tugenda ariko vuba ibyo bya pampegisi byo kwirirwa bambara turabyambarira mu muhanda kugira ngo tutiteza abantu kandi mu kugenda kwacu ugomba umuntu wese uri bukubaze hari igisaza cyitwa Migozi gikunda kwiyenza kira kimushigira amagambo nikikubaza ukibwira yuko ugiye kwa tantine ngo herekeje urumva. Ariko se mama Migozi si cyaki cyakitesa ko bikuri nje rwambigo ngende ati nabasura gishinzwe uri umwana uvuze kunda gucitsa Imana nifasha nzibonera undi mugabo komanya. Ariko se mama uvuga ko waretse nkabanza ko numva conje waretse nkabanza ngajya kurya twatuje twasigaye mu nkono. Papa yewe turaguseze pe. Tugenda wantishije papa ise wasubira ukamusanga jijimbe gusa nzarira rwesha inda niyo yarutamye gusa nta kindi urajyana undira inyuma ndagu Niko gajo nyarumwe niko nyabishwe we ikibasu mbara cyo ngaho rero yegaju razindutse se yagiye gufura gaju kibasu mama yanjye we yagiye yo ibintu byose yadashe ariko hari icyo ntabona mama we yo umwana wanjye yamujyanye uzi ko na yapagisa yanjye yayitwaye nari inyiguza ari nshyashya ntarayambaza mananye ndamukura he mana we uyu mugore yagiye he antwariye umwana n'imyenda yose yajanye ikariso yajyanye ariko yamakarose yewe ntago ari hano naba yayasize arabatagiye ariko we ntago mbyemera ase ni kubera icyagira atwaye ibintu byose n'umwana wanje akamujyana koko mana we
mana nyiricyubahiro mana yanjye we mana yanjye we umugore wanjye arancitse nuko ntari mwiza nzabona undi hego ko mana we yo mana we mana mugarure mana n'umwana ntabwo nzongera kurira ndamukubita kwere mana we nyina mwiza wanjye gaju we mutima yo mana we ariko ntabwo nabyemera ko wanyumva ndi gusakuza avuga ngo iki ku mugore reka ninyumanganye ndaje ngenda ntanga itangazo hera mu mudugudu nje ku kagari nje ku murenge nje no ku karere nje no mu ntara cyo ndi cyo ndamubona ubwo suzagira umunwa kugeza rya ako wahera mu mudugudu gwepfingiye ura mudugudu gwepfandabizi ako se kwa yacuti oya ariko ntago yaje azi ko yagiye ubu yagiye muri za Kigali ugize ngwi babagabo be bahora bamuhamagara uyagiye ariko ndaje ndateka ndatanga itangazo kuri radio bazamunzanira kanze nkwereke